ejo bundi nari ndi kumwe na Yitwa mu modoka tuganira, hanyuma batangiye kumbwira agahinda ke n'ukuntu yafashe amafaranga yari amaze kwizigamira mu myaka 3 yose, hanyuma nawe yumva ko igihe kigeze agafata cya cyemezo iwacu bashyigikira cyane. Yagombaga kuba rwiyemeza. Bidatinze yahise akodesha inzu hafi aho ku muhanda maze afungura byose hano supermarket. Ubwo yahise atera intambwe yisumbuyeho, abazanye umuhungu wo gukora Rolex buri mugoroba kugira ngo yigarurire ba Munyakazi batabwije. Yaratangiye arakora, namwe murabizi by'iminsi ya mbere bishyize kera, aba yamaze kubona ko icyemezo kiruta ibindi ari ugufunga agasubira. Numvise iyo nkuru ibabaje, hanyuma ubwo ntangiye gutera urwenya mubazane, harya wize isomo bita marketing? Ati ndongera ndamubazane, none se mwarimu yabigishije ibyo bita 5 P's of marketing? Ariko ubwo nkabivuga nseka kuko nibwiraga ko bidakenewe na gato ku bucuruzi buciriritse nk'ubwo. Aransubiza ati izo P's ni wo mutima w'iryo somo. Narasetse, hanyuma mubwira ko mwarimu we yagize uruhare mu gihombo cye kuko yabigishije P 5 gusa, kandi ya gatandatu atababwiye ari ifite ikisobanuye kinini muri iki gihe. Ataravuga nahise mubwira ko P ya gatandatu bayita Purple Cow. Yarandebye araseka maze ati inka se kandi zijemo zita. 5 P's za marketing twize narazikurikije. Iya mbere ni place cyangwa se ahantu, kandi urabizi ko nari nahisemo neza. Iya kabiri ni price cyangwa se ibiciro, kandi urabizi ko iwanjye byagurikaga. Iya gatatu ni people cyangwa se abantu, abakiriya. Urabizi ko isoko ryari rihari n'ikimenyimenyi, mba muciye mu ijambo ntikomeza. Arakomeza ati iya kane ni product cyangwa se igicuruzwa. Ati ibyo byose simbivuga kuko wageraga mu iduka ryanjye buri gihe. Yarangirije ku ya gatanu avuga ko ari promotion, abigeranya n'igihe yari abonye ko agiye guhomba, maze isugwananura ibiciro yiva inyuma. Maze arambwira ati ngaho vuga iyo nka yawe aho ijya. Araseka. Yarangije guseka maze ndamubwira nti ubu muri iyi modoka turimo duciye ku rwuri harimo inka zirisha, hanyuma ugatera hejuru usa n'utangara uti inka. Abantu bakwibazaho iki? Ati babona ko wasaze. Mubajije impamvu ambwira ko inka ari itungo risanzwe ntawe utayizi. Ndakomeza nti noneho se turamutse duciye ku rwuri ruri kurishamo inka y'ubururu, hanyuma ugatera hejuru nanone uti inka, byagenda bite? Araceceka. Nahise mfatiraho maze mubwira ko abantu bose batera hejuru, abenshi muri bo bagasohoka mu modoka ngo bayirebe, abandi ndetse bakifuza no kunywa amata y'iyo nka idasanzwe. Namubwiye ko ijambo Purple Cow ririho gusa ngo ryuzuze P ya gatandatu, ariko ubundi rihagarariye remarkable. Ni ukuvuga ngo kuba ufite icyo urusha abandi kigaragara. Turangiza ndifuza kuvuga ko atari kwibanda ku bigo by'ubucuruzi bito gusa, ahubwo n'aba CEOs ba companies zikomeye bazi neza ko muri iki gihe marketing na sales departments zitakigenga, ahubwo zahujwe na production and design departments. Ni ukuvuga ngo ntihagikeneye ko wemeza abantu ko ibicuruzwa byaba ari byiza kuko bafite amahitamo menshi, ahubwo hakeneye ko amafaranga n'ingufu wakoreshaga ubemeza uyakoresha ushyiraho itandukaniro rigaragara, remarkability. Abakiriya ba mbere nibanyurwa n'ibyo ukora bazagenda babwira bagenzi babo ibyiza babonye. Youth twatandukanye mubwira ko isi ya none aho abantu bafite amahitamo menshi cyane, bisaba ko wowe ibyo ukora bigomba kuba bifite umwihariko ugaragara ku buryo bigorana kubyirengagiza. Ese wowe ibyo ukora cyangwa se ibyo uteganya gukora bifite uwe mwihariko? Ese wumvise ko inka ikwiriye kuba ubururu? Murakoze. Inka twarazimenyereye, hari iz'ibihogo,
iz'igaju, iz'urwirungu, ariko iz'ubururu